Nshuti mukurikirana ibiganiro kuri televiziyo yanyu Action TV, twongeye kubasuhuza. Uyu ni umwanya rero twabageneye wo kubagezaho ahantu hose twagiye tuhatembera twagerayo, kugira ngo tubereke ibyiza bitatse igihugu cyacu, igihugu cy'u Rwanda. Mu minsi itambutse rero twabagiye kubatemberera ku kiraro cyo ku Rusumo. Ni ikiraro cyiza, ikiraro gihuje Repubulika yunze ubumwe ya Tanzania na Repubulika y'u Rwanda. Ni ikiraro kiri hejuru y'umugezi w'Akagera. Akagera rwose kakaba gafite shite nziza cyane, ku buryo ariyo shite ishobora kuba ariyo ya mbere ku isi yose. Ahubwo nkaba nahamagara n'abantu bose mutemberera mu Rwanda ko mwazajya mujya kureba iyo shite, kugira ngo nawe mwihere amaso uburyo amazi y'u Rwanda, amazi amanuka mu misozi aho ngaho, imisozi myiza, amazi ari hagati mu biti byiza bitoshye, ibiti bimeze nk'indabyo rwose, ibiti biri hirya no hino y'icyo kiraro. Ikiraro gihuza Repubulika y'u Rwanda na Repubulika yunze ubumwe ya Tanzania. Iyo kiraro rero kikaba iyo kiri hasi hagana mu misozi, ku buryo iyo ukiri iruhande urimo kureba imisozi hakurya muri Tanzania, ubona amazu yaho, ubona ibiti, ubona insinga z'amashanyarazi zigenda zerekezayo, ubona amabuye ayo mazi amanukamo, ku buryo mbese iyo uhari udashobora kuba wakwifuza gutaha. Ubwo nyine abantu benshi baba barimo kugenda bahasura, ugasanga bamwe bari kuhafatira amafoto, ugasanga barimo kwitegereza uburyo ikiraro cyubatse, ugasanga barimo kwitegereza uburyo imodokari nyine ziba zitwaye ibicuruzwa zibivana mu gihugu cy'abavandimwe cya Tanzania, zigenda zigaruka mu Rwanda, cyangwa se zigenda zambuka ziva mu Rwanda zijya mu gihugu cya Tanzania. Ku buryo mbese rwose uri ku Rusumo uba uryohewe mbere na mbere n'ibyiza bihatatse. Aba rero rwose mbasaba ko namwe mwese mukunda gutembera mwajya musimbukira ku Rusumo, kugira ngo murebe niba ayo mazi, iryo sumo ryiza rwose ribereye ijisho, mushobora kurisura kugira ngo murebe ibyiza bihatatse. Mu minsi yari itambutse ubwo nyine twari tubagereraho kugira ngo tubarebere, akaba ariyo mpamvu uyu munsi nyine twashatse kubagezaho iki cyegeranyo nyine ku buryo burambuye. Si naho honyine gusa twabagendeye, twagiye tugera hirya no hino, tugera mu mujyi wa Kigali turatembera turabereka, tugera mu mihanda hirya no hino, ahantu hatatse indabyo, ahantu hari n'ibindi bintu byiza cyane. Mbese ibyiza biracyakomeza, ibyiza ni byinshi muri aka kavidewo, muragakurikirana mukarebe. Ariko cyane cyane icyiza cyane ntabwo bakabura nuko mwazajya mujya kureba icyo kiraro nyine gihuza Repubulika y'u Rwanda na Repubulika yunze ubumwe ya Tanzania, kuko ni ikiraro rwose ugeraho ukihera ijisho, ukareba amazi yaho, ukareba amabuye, ukareba ahantu amazi mbese amanuka aho ngaho bita kuri shite yo ku Rusumo, ku buryo mbese iyo uhari uba unezerewe cyane rwose, ku buryo utakwifuza no gutaha. Niyo mpamvu rero muri iyi minsi nyine televiziyo yanyu, televiziyo ya Action TV, iba yagenze kugira ngo ibagerereyo, ibarebere, yihere ijisho ukuntu abantu bamwe barimo bagenda batambuka hino kuri icyo kiraro, abavandimwe b'Abanyarwanda n'abavandimwe b'Abatanzania rwose ubona bagenda bishimye, bafatanye akaboko ku kandi. Nk'uko nababwiraga nyine twageze no mu murwa mukuru w'u Rwanda, televiziyo ya Action TV iragenda itembera. Twanyuze mu gace gatoya ko mu murwa mukuru w'u Rwanda nyine, kubera ko umurwa mukuru w'u Rwanda nawo uri mu mijyi minini igenda ikura umunsi ku munsi. Aho rero turimo kugenda tuhatembereza, ni umuhanda none mugari twari twabashije kunyuramo, umuhanda nakwita ko ari nko kuri Poids. Umuhanda wa Poids rero nyine ni umuhanda mwiza cyane, umuhanda mugari, umuhanda ukikijwe n'ibiti impande n'impande, umuhanda muba mugenda munyuramo nyine mubona amamodoka agenda yitonze, impande n'impande hari ibiti, impande n'impande hari amazu, hari aho ugenda tugasanga hateretse n'indabyo ku mpande, hari aho ugera ugasanga mbese c'est une ville très propre, ku buryo nyine ari umujyi nyine caractérisé par la propreté. Ni ukuvuga ko mbese iyo ugenda muri uwo mujyi, ugenda ureba impande n'impande, ugenda ureba abantu mugenda mubisikana, abagenda bagucaho, abo ugenda ucaho se, mbese ubona ari ibintu byiza binogeye ijisho. Reka rero mbareke nyine mukomeze mugende mureba, mukurikirana akavidewo. Ni akavidewo karyoshye twabagiye ahantu hirya no hino mu gihugu, muragenda mukurikira nyine mureba uko twabatembereje u Rwanda mwibereye iwanyu.
Ni ukuvuga ko rero mwese abari hafi cyangwa se abari kure mukurikirana ibintu ndetse n'ababa barahageze n'abandi baba batarakahagera, abo bose nyine twabashishikariza ko mwaza mukareba nyine mugasura u Rwanda, mukareba uko u Rwanda rwifashe, u Rwanda rufite imiyoborere myiza, u Rwanda rufite umutekano, u Rwanda rufite byinshi 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 abantu bashobora kuza bakarwigiraho. Mbese nk'abari kure bataruherukamo cyangwa se abo tururatira mbese batari baza nko kureba, twababwira ko rwose u Rwanda ari igihugu cyiza 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 ku buryo butangaje. Ahantu ushaka taransiporo ukayibona, ugatwarwa mu mutekano, ahantu ushaka umutekano ukawufite, ahantu ntawe ushobora guhungabanya, ahantu ushobora gukora bizinesi yawe ibintu byose bikagenda, ahantu mbese ushobora gukora ikintu cyose washaka kirakunogera. Kugira ngo rero nyine mukomeze mwihere ijisho kugira ngo murebe ukuntu nyine akavidewo kameze.
umunsi w'isoko kabisa uba ugenda neza uyu munsi, ariko rero ibicuruzwa byahenze nubwo abantu baba barimo kugira kugura. Iki ibishyimbo banza bigeze ku 1000. Urashaka brochette nyinshi? Brochette nyinshi turazishaka. Ntabwo shati ni kangahe? Irahenze. Ubu maze turimo kurwana n'ibiribwa, urabona n'imyaka yo kugira ku oya ntabwo niba kugura ishati, ntabwo niba kugura ishati rwose. Inyanya zabaye nyinshi. Ibase yageze kuri angahe se mama? Urwiza ni 5. Ariko se ibi ni ibiribwa ko nubwo bihenze kandi ntuza mba mbona ibintu byeze. Ibintu bireze. Urunyanya rwiza ni 5. Ibase. Cyangwa 2. Ntabwo barenza 2. Urunyanya rwiza ni rurenza 2 kuko idomoro yaguze 5 na 5. Idomoro yaguze 5 na 3. Na 5. Iriya yose yuzuye. Harya buriya mu idomoro haba harimo intuza zingana iki? 2 aba yuzuye. Amabase 2 aba yuzuye. Ariko washyira hasi hano mu isoko kaba 2 n'igice. Utanditse. Ibiribwa rero inyanya mu iminsi zireze, ariko mu minsi iri imbere zizaba zaragabanutse. Basa mu kwezi gutaha izabigura 5000. Nta bundi ariko nibura ubu rero hagomye kuba nibura hariho umuntu w'umushoramari nibura, abashoramari bakaza bagapakira ahubwo batanapakiye byagura ubuntu, nta nabwo babona niyo babishyira badapakiye zagura ubuntu. Ikiyonzaho inyanya ziba zabaye pakira 6000. Ariko umwero w'inyanya nibyo reka abantu niba twari dufite nk'uruganda nk'intanga cyangwa se bugufi ku buryo abantu bazajya bagira bakaza bakagura n'uruganda rukaza rukagura, ku buryo mbese wajya ubona abantu umusaruro wabo nta na rumwe rupfa n'ubusa. Biragoye ariko nta kuri byagera nyine, ariko aho kugira ngo bibure byakwera, sawa rero mukomeze mukore umunsi mwiza. Twakomeje kugenda dutembera mu isoko rya Mugina, duhura n'abantu bagiye banyuranyuranamo, ku buryo mbese ibintu mu isoko nyine ryabaye usanga abantu baba bafite nyine ibicuruzwa bigiye bitandukanye, imyenda, abantu bagenda banyuranyuranamo. Mbese riba ari isoko rishyushye ku buryo nyine udashobora gushakamo ikintu ngo wanakibura. Ari isoko rishyushye. Rero no mu gihe
cy'itangira ry'abanyeshuri amakaye atangiye kugenda aza, amakaye atangiye kugenda aboneka. Ikayi nangahe? Ni amafaranga makeya cyane papa wanjye usobanutse nkawe. Nangahe se muvandi? Uraza tukavugana papa. Imwe ni amafaranga 600, akandi 3600. Aho usobanutse nkawe nanjye bazarabikana. Reka nze ndahanyura, reka ndabwira umwana mu kanya araba ahageze rwose. Urabona ko ibintu byabonetse muri iyi minsi ntuza nk'iri tangira ry'abanyeshuri, amakaye yarazamutse, ariko nubwo yanazamutse n'ubundi hari ababa bagurisha ahangaha mu isoko, hari n'ababagurisha mu mabutike, hose usanga n'ubundi ari ntuza, ari ibiciro ari bimwe bimwe, n'ubundi ari amafaranga 600, n'ubundi usanga nta kinyuranyo na kimwe, nta kinyuranyo kinini kiba gihari, nta kinyuranyo kinini kiba gihari ugereranyije n'ubundi ababa bacuruza hanze bose no mu mabutike bose baba ari cya kimwe, byose bikaba ari amafaranga 600 nta kibazo. Murakomeye muvandi? Hari umuntu wambaza agata amakayi, ndabubwira amakayi yaba ari abacuruza muri butike baba ari abacuruza hanze, mwese ibiciro bari cya kimwe, uretse ko nyine abantu baba bishyikira nyine bagurira ahantu hose aho begereye, bakurira mu bice bitandukanye, ariko usanga igiciro n'ubundi cyose ari cya kimwe. Murakomeye? Ni amahoro? Umunyeshuri kabisa baramupakiriye. Amakaye arahenda ariko ni igihe cyayo, ariko n'ubundi niyo yanahenda no mu mabutike se hose ko usanga arimo kugura kimwe. Amabutike hose usanga ari kugura kimwe, hose ari 600, ku buryo usanga byarazamutse ariko ntabwo ari cyane tugereranyije. Tuba tugenda dukomeza tugenda nyine tugenda tureba, hari imyenda nyine, imyenda y'abadamu naho tukageramo, abantu barimo bagenda bacamo, ariko usanga nyine muri iki gihe ikigambiro cyane cyane ari ukugura, bagenda bagura bagurisha, cyane cyane ibikoresho rwose by'abanyeshuri, ibikoresho by'abanyeshuri byo usanga bizinze, birazimbye, ariko nta kuri byagera, kubera yuko baba bagomba gushaka kugira ngo abana b'u Rwanda, nyine abana b'igihugu babone uko bazajya mu ishuri bafite ibikoresho, uretse ko hirya no hino nyine n'ubundi baba bagenda bagira baba bagenda n'ubundi ugenda nyine bashobora ku bacuruzi, usanga hirya no hino abagura amakayi, abagura amasaha, abagura udukomo, abagura uduki twose. Mbese isoko ryo ku wa Kane ku Mugina rwose usanga ari isoko rikomakomeye, usanga ari isoko rikomakomeye ku buryo nta wavuga ko icyo yashakamo yakibura. Turacyakomeza nyine kugenda ubwo dutembera tugera mu isoko, haba harimo abantu b'ingeri zose, biba ari nk'uruvange nyine, abakuru, abatoya, usanga nyine bazungurukana, inda ko nyine hano hari igihe cy'ibizamini, igihe cyo gutangira kw'abanyeshuri, usanga nyine ari abana baba bazanye n'ababyeyi babo, ari ababyeyi babo nabo bazanye n'abana, mbese uba usanga noneho uyu munsi isoko ryabaye free ku buryo ntabwo wavuga ngo umwana mbese yajya mu isoko kumara ikintu, na kubera iminsi itambutseho bavuga ko abana bagomba kuba bari mu rugo, ariko ubu ngubu ugerageje ahantu hose nyine wabahasanga. Hari tugeze rero mu isoko ry'ahantu mu bitoki, ahantu abantu barimo guhaha. Ibiribwa byo biba bihari, ntabwo ibiribwa rwose ntabwo ibiribwa ari byo wavuga ngo byarabuze, ibitoki biba bihari. Mama murakomeye? Amakuru yanyu? Igitoki cyaguze angahe? Ku mwanya 230. Urabona ko ibitoki nabwo bitangiye kwera, nubwo wenda impeshyi ahangaha mubona turi gutembera cyane cyane mu isoko ry'amatungo, ni mu isoko ry'amatungo hano, ku buryo n'amatungo uretse ko bigeze nyine muri aya masaha usanga amatungo aba yagabanutse, kubera ko bakazinduka bakagenda bakafata amatungo bakagenda bazirika hamwe nyine, buriya nka ririya shyo rwose ubona ry'ihene ni iry'abantu baba bamaze kugura kuva kare, baba baguze kuva kare, ku buryo nyine ubona batangiye igihe se bashyira uruhande kugira ngo zitaza kwivanga ari izindi zirimo kugurishwa cyangwa se zigurishwa, cyangwa se bikaba zacika n'umuntu, niyo mpamvu ubona bazifite nk'uko nguko.
uba usanga rero bya byose n'inkoko nyine n'inkoko ziba zihari. Abantu barangije kugura kuva kare, abantu barangije kugura kuva kare, ku buryo usanga nyine ari inkoko ziba zaremye. Mu minsi iri imbere njye nari naguze utuntu tw'udukoko nk'utu ngutu, nari naguze 30, urumva yuko natwo n'ibiribwa byazo biba bizimbye, rero muri iki gihe nabyo nta nubwo binaboneka. Ibiribwa byazo ntabwo biboneka, ariko nagerageje kugura nka 30, sinzi niba natwo tuzampira. Nabonye nteganya kuzagura izindi nibura izigiye zimaze kugira nk'amezi maze kuzorora nk'amezi nk'3, nkareba umusaruro. Mwari mukomeye ariko sawa sawa, murakoze. Mbona turimo gutembera nyine, twari twageze mu hantu mu isoko ry'inkoko, ugasanga nyine abantu nyine bamwe bakira hasi abandi bakira hejuru, mbese bagenda bapima bumva ibiro byazo kugira ngo barebe niba yabiremeye. Ariko nyine usanga bari inkoko nini ku buryo butangaje, usanga bari inkoko nini ku buryo sinzi wenda ukuntu inkoko imwe igura, ariko usanga inkoko ziba zirimo. Papa, mwaramukanye amahoro? Mbese mwaramutse papa, amakuru yanyu? Amakuru yanyu? Nimwe ntabwo bazaga. Hari umuntu mbaza ati mbewe inkoko angahe mu kugura iteye? Baruruguririye nabazaga inkoko angahe yaguze uyu munsi? No guciriramo. Izi ngizi. 13 kuko ari 3. Unagereranyije ntabwo ziheze cyane, naho amatungo muri iyi minsi inkoko zisigaye zitungwa nk'abantu. Inkoko zisigaye zitungwa nk'abantu. Uze ni amahoro? N'amagi nayo baba bayazanyemo, n'amagi nayo baba bayazanye ku buryo mwaramutse. Sigiri guza ngahe muvandi? Turimo turarirangura ku 140. Igi ni 140. N'amagi nyine baba bayazanye, n'amagi baba bayazanye ku buryo ariko ngo rimwe bari kurangura 140. Ariko nyine ni ukuzajya dufata uko umuntu nyine yakongera no mu ndyo, kugira ngo umuntu azajya arya ibintuza arya indyo yuzuye yariye ku bintu byose. Aha ngaha rero turi gutembera, turimo kugendagenda nyine mu isoko tuganira n'abantu. Hano twageze ni mu isoko ry'ibijumba. Urasanga ariko ni mu mwero nyine, kubera ko ubu ntabwo ari igihe cy'umwero w'ibijumba, ahubwo ni igihe cyo guhinga. Aho naho biba biri baba baratangiye babikura, ku buryo, ariko rero ntabwo bibuza ko nyine biba byeze, biba birimo. Twakomeje tugenda dutembera, ariko twari tugeze ahantu nyine abantu
ahantu abantu babumba utuntu twa gakondo, haba harimo amashyiga, haba harimo n'utubindi n'uduki twose nyine usanga abantu bagenda bakoresha mu ngo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Twari tugeze ahantu ukuntu uza ku isoko ry'imyumbati, niho twari duhagaze ubu ngubu. Muzehe mwaramutse, amakuru yanyu? Agataro mbere k'imyumbati kaguzwe ngaho uyu munsi? Agataro 280? 280. Intore duharanire kwigira. Murakoze, ndabashimiye, ndabona mwese mwitabiriye nk'uko bikwiriye. Nk'itsinda ryacu rero ry'ikimina cyitwa kwigira, twese duteraniye aha ngaha dufite ikintu cyatuzinduye tujemo, ariko nkeka yuko n'ubu twese turi aha ngaha hamwe n'abashyashya muri twebwe batazi ikintu cyatuzanye aha ngaha. Icyo twajemo ni uko twese tugomba kuba turi ahantu hamwe, ariko tukizigamira amafaranga mu buryo butandukanye, buri wese akizigamira mituweli. Ntabwo wapfa gufata amafaranga nk'ibihumbi 100 ngo wishyure mituweli, ariko uhereye nko mu kwezi kwa mbere utanga amafaranga make byazajya kurangiza umwaka ubonye amafaranga y'umuryango. None rero hamwe mwese mwitabiriye inama, mwitabiriye nyine kino kimina, mureke twakira umuyobozi wacu hanyuma atuyobore muri gahunda zose zikurikiye. Murakoze, mwongeye kwirirwa. Yego. Baturage beza rero mwakoze kwitabira kino kimina. Biranshimishije kuba nje nkababona mutarandura covid. Nibyo. Bimeze. Noneho rero nkunganira mugenzi wanjye, indwara ya covid ni ikintu gihabije abantu cyane ku isi, nuko ugomba kuyirinda. Siko bimeze? Yego, niko bimeze. Tugatanga amafaranga dukoresheje uburyo bwa mobile money. Tukirinda abaduha amafaranga mu ntoki. Icyo ni ikintu tugomba kwirinda. Yabize hano mu baturage dufata amafaranga uko tubonye, ariko nshaka kubigisha uburyo bugezweho bwo gutanga amafaranga kuri mobile money. Aha mwese mu telefone. Okay. Ubu ngubu ngiye kubereka uburyo umuntu atanga kuri mobile money. Gira nimero zawe. 078 93 78 12. Okay, ni byiza cyane. Noneho ngiye kukoherereza amafaranga y'ikimina. Urahita uyabona. Siko bimeze? Sawa. Mwese muyobozi, twese turajya tuguha nimero zacu, hanyuma amafaranga twizigamiye tuzajya tujirwa n'igisi amafaranga yacu ko afite umutekano. Tuzajya tuyakohereza gutyo gusa. Okay, ni byiza cyane. Hano dufite umuyobozi uhagarariye ikimina. Ndakeka banze nimero zawe nkwereke ukuntu bikorwa. Andika 078 78 99 32. Okay. Noneho ngiye kukoherereza amafaranga 1000. Siko bimeze? Noneho nkwereke uburyo babigenza kugira ngo uyansubize. Bone nuko wabasha kuba wakishyura umuntu. Sibyo? Ngurwa n'urugero uri kumva. Wayabonye? Nabibonye. Okay, noneho kanda akanyenyeri. Ibyo ni ibintu byoroshye cyane ku buryo buri wese atabasha kubinanira. Siko bimeze? Ubushize nari ndwaje umwana, ariko noneho mana ndaza kujya nisigamira kugira ngo mbone ukuntu nanjye ntazongera kujya ngenda nsabiriza, ngenda pe inshuti zaramvuyeho zarananiye, ndagira ngo nanjye njye mbasha kwizigama, ubutaha nirongera kugira ikibazo nzajye mbasha kukikemurira. Ubu ngubu nanjye ngiye kugenda nerekere mu kimina, hanyuma ningerayo mbasha nanjye kubasha kwizigamira
ntago inshuti nayo niringiye sinabonye ko usibye umugira neza wantabaye reka nanjye mbanze njye mu kimina hanyuma yego rwose uko bimeze nibyo mwiriwe neza amakuru ni meza ndagira ngo nanjye mbasabe ko naza muri iki kimina cyanyu kuko nanjye nari nabonye udufaranga dukeya two kubasha kwizigama ubushize narwaje umwana mburaho nirukira inshuti nayo nizeye zose zirantenguha ariko ubu ngubu sinzi umugira neza nabonye abampaye udufaranga mvuzaho umwana wanjye ariko utwo nazigamye ntuzanye hano mu kimina nanjye mumbwire uko bigenda hanyuma nanjye mbashe kwizigama rwose ni byiza murakoze urakaza neza mu kimina urakaza neza turakwishimiye tumwakire yego murakoze ikintu cya mbere hano rero mu kimina tubanza gukora tubanza tukabigisha uburyo bambara agapfukamunwa neza kuko na kino cyorezo kiri hanze gihangayisize yego tugomba kukirinda rero tukirinda n'uburyo bwose twafata amafaranga mu ntoki ese amafaranga ufite waba warayafite kuri mobile money njyewe nari nyafite mu ntoki narinzi ngo ndayabaha hanyuma oya amafaranga ntabwo tujya tuyafata mu ntoki dukoresheje uburyo bwose bwa mobile money ahangaha wandakeka bari mu itsinda mujya mubikora niko tubigenza twese ahangaha noneho nayanjye nza kugenda nyashyira kuri mobile money uze kuyashyira kuri mobile money uyohereje umuyobozi wacu uratabigenza siporo ndayemera ngewe urya siporo ngera indinda n'indwara burya umuntu ukora siporo ugira ngo ajyana anarwara malariya ibicurane imigongo ibyo byose byaracitse ariko se abantu b'ikigero bamwe ngo bari mu bimina abandi bikira kandi nzajya numve aho mugenzi aho ugira kwirirwa mu bibuga nkinagura no mu bubari nige kuri abo bajyamo twubahiriza rwose ayo mabwiriza mwana bimeze bite ndabashimiye bite byawe umuntu mu maboko ari na gitifura uramenye agapfukamunwa atana twegera twegere rwose agapfukamunwa wambaye utatwegera agapfukamunwa utatwegera natwe twashyiramo intebe agapfukamunwa ako murabizi ndagafite oya nana ndagafite ariko kubera murabona ngiye mbona nazindukiye muri siporo nazindukiye muri siporo simbuye indangamuntu ibyo umuntu ukora siporo yambara agapfukamunwa nase ubwo wakina wambwira ukuntu wakwirukanka wambaye agapfukamunwa ahubwo se uzi ikintu cyitwa covid ndayumva urayumva nturayibona ntabwo iragaragara ubwo rero ni uko yirinda muri twebwe ahangaha twese urabona ko ntawe utambaye agapfukamunwa ntacyo wenda oya witwegera usubiye inyuma gato iyo ntera tuba twashyizemo ni ukugira ngo buri wese atikorora agatorotsa amatembabuzi kuri mugenzi uko mbona nakora siporo ndi kumwe n'abandi batipe tuba twabaye ahubwo bagwaka mwese babafate ushobora kuba mufite ibimenyetso muri seriyera mumbwire none se basi nimumbwire kuri gahunda mwe murimo mumbwire n'agapfukamunwa wenda mundangire n'aho tuba mumbwire n'ibiki byose ariko mumbwire ibintu murimo ibyabazinduye n'ibiki byose harya ngo ni amashyirahamwe mumushyirahamwe ibyo ni byiza rero kubuje uba ugisha inama uraza oya hamaho ngaho wenda kanigire hino utyo kanigire hino noneho rero ibintu turimo hano turimo turagira hano ndimo ndagira abana abaturage inama y'uburyo twakisevinga amafaranga tukariha mitiwere tudakora n'amafaranga ku oya wibipinga mutuwere n'uduki mitiweri ubwo ntabwo uyizi nose n'ibiki bigaragara ko utajya uriha mitiweri bya bindi watanga amafaranga ku mwaka mu myaka 6 ishize narayatanze nta bana ugira se wa mugabo we barwara ngo iwacu ntabwo tujya turwara turya imboga reka tukugira inama noneho turya inyama turya ibishyimbo dukora siporo turara muri bya bintu mu musegetera turya mu musegetera rwose ibibazo by'indwara mu bijyane tukugira inama hano mumbwire rero n'umuntu w'umuturage atarimo arumugereka nkunganire ntabwo urimo kwimwumvisa ngo bishoboke wa muturage we ndabumva rwose wema wakubwira gutanga mituweli ukavuga ngo mituweli ni iki mituweli ni ingirakamaro ese ko urimo kuvuga ngo watanze mituweli mu myaka 6 none ngo ntabwo wari warwaye ejo hazaza umugore wawe najya kwa muganga yatwise akajya kubyara adafite mituweli bizagenda
ubwo rero twebwe kuba turi aha ngaha nko mw'iri tsinda gutya ni uburyo bwo kugira ngo buri wese yizigamire amafaranga make abasha kubona kugira ngo umwaka nujya kurangira azishyure mituweli kugira ngo nyine abe yizigamira none wowe uravuga ngo mituweli ngo ntabwo ari ingenzi akandi kisumbuye ntabwo twemerewe gufata amafaranga mu ntoki ibyo ngibyo byo ni ihame nabyumvishe sibyo mituweli ubu batangiye kuyitanga yego hano iki kimina ndakeka kibirimo batanga ngahe ni mu mbiro yo batanga amafaranga ku muntu umwe n'ibihumbi 3 ibihumbi 3 ya mituweli tukayatanga kwande noneho ufite telefone ndayifite okay izamure unyoherereza amafaranga yawe ya saving ngewe nyakoherereza yego nzajya mvuga nahanye n'amafaranga nameya gira kwa noneho tukirinda niyo harya bakanda akanyenye Sheri bimeze bite? Bimeze neza nta kibazo. Nese cyagiye kuwa gatatu ugeze mu rugo ntibagutuka? Kuwa gatatu nageze mu rugo nta urabizi twatandukanye bwije nageze mu rugo nta muntu amenye ko nageze mu cyumba. Ndabona umeze neza. Meze neza nta kibazo. Nese nayo nagukumbuye. Kuwa gatatu nageze mu twakoze. Kuwa gatatu? Ese kuwa gatatu urabona hataciyemo igihe kinini Sheri? Kuwa gatatu ariko ivuga ko hari ibintu twakoze kandi bitari bikwiye. Ibyo wakoze nawe ndakeye kubizi si ngombwa kubisubiramo. Noneho menya ko kugeza isaha ushobora kuba mfite inda yawe. Yaje gute? Uko yaje ntawe ntubimbaze ntawe mbizi. Nese yaje ni mu rugo cyangwa yaje mu gitondo? Igihe uzakoreye amabara nico gihe yazi ko Bashereka bisezerana. Urumva? Ngiyewe ntera inda mu gitondo. Inda ni mugoroba ntago bari reka nkubwire. Ubizi ko twahuye ni mugoroba. Niba witera mu gisoro witera ni mugoroba ibyo ntibindeba cyangwa ngombwa ngo ufite uyu mwana sibyo? Urumva? Uzerekana ikimenyetso. Hari abantu baba bazi ko twigeze dukundana? Abantu barabizi. Barabizi. Ufite abangahe? Ko mfite benshi ra. Arabo wabibwiye se? Nta n'umuntu bizi. Umva rero nkubwire ibintu sishaka ko bizamenyekana. Nishaka nzagufasha urumva ariko sishaka ko bimenyekana. Wowe genda utuze inda se nyemereye nyange ariko nzagomba kuyemera byanga bikundo nose se yawe. Umva oya nanone nujya kunkandika ubundi se ko twaryamanye nkasanga n'ubundi utari isugi. Ibyo ntago bindeba. Sheri nta nubwo uwo mwana namwemera kubera ko ntago namwemera. Inda yo kuwa gatatu none bigeze izi saha ngo ngura twite ibyo bintu urumva. Ndatwite kandi ni na nkuru yewe basangiye no kubyara. Ndeka nkubwire ntago nabyemera. Niba utabyemera ubwo niba ushaka ko tujya mu mpaka tuzazijyamo nta friends. Nta impaka zo tuzazijyamo. Tuzazijyamo ndavuze ko naguteye inda. Urumva? Bigomba kumenyekana ariko. Kandi rero ikintu ntashaka sinzongera no kukubona mu maso yanjye. Sawa nyine. Ikintu ntashaka ntabwo ushaka kuzongera kukubona mu maso yanjye. Reka ahubwo dutandukane nta bintu byinshi umbwiye. Urumva? Ntabwo inda nyemera uwo mwana uzamujyana iwanyu ubwo uwaguteye inda yaramugutwerereye wishaka kushyiraho inda ntaguteye. Inda ni yawe umwana nzamubyara mu kuzana. Umva baye ahubwo. Nabirenze neza. Nta n'umwanya munini wo kumarana. Oye karaga ko gatunyuzeho kataratumikishije murakabo. Ariko se ukimana se uramusisi turamubonye tunyuze atavuga. Akirize kumbikikaga n'ukana bimaze ibikindi birasubiraniye. Wasaye kakura abana babandi cyane ariko ahagera bakaraga ko tayi. Iyo no abaturage se. Ave ha. Ubundi se buriya sibyo bagiye bagera n'undi babona twebwe dufite bashiki bacu bafite ayo matari. Akinda bikaraga mu muhanda. Mbonye afite n'umudigi wowe yamani ntago ari umudigi babona wa mutipe mutenda yamwihakanye ko abanye ameze nk'urakaye ubwo aratwite yego ntabwo arubizi cyokora ngewe namwifuza kubyara abana batatu kuko abyaye umwana umwe ntabwo byashoboka je nahise kubizi abana batatu ubwo ngubwo rero ngewe sibyo bitewe n'uko iwabo batabizi sibyo umwana ko ndawe kwibyinira wowe ntago nuce bikubwiye ngewe ndishimye so wakaritsiye se umuntu wakaritsiye mu kigitipe ubundi reka nkubwira umva nk'uriya musore keka nk'abakobwa bo muri karitsiye bose gusa batinda akamamara uriye umwe
bose kabatenda akabona bose akakura akavana yewe ndihe wowe nasi shaka kujya gutera reka nkubwire ndangiye reka mpite nkubwire usate kuri cya gipangu cy'abatoni ari ibikobwa by'ibyuma urumva ushaka uzabitera uzabimara we nawe kana tujyana aya reka nkubwire sinda akabati ngiye ndi bwabivuge ye muri sori waza tugende we ntabwo uri no mutura nyose byakaritsi we bara tugende aboneka ako gapfukamunwa rwose gikambara sha rwose ntazaguha akambara se ndimo no kugosora gikambara ibintu byarakomeye ndabizi ariko ntabwo nakambara ndimo kugosora rwose nawe urabizi kambara rwose ariko nabanza nkagosora ngo tubone uko tubitoranya bitoranya se wa muntu we rwose kureba nubwo tuteganya kujya kuhinga hariya mu gacyamo ukaba wakora na virusi imeze nabi aho tuzabirya wenda izagenda ica ruhande gutyo tubona amahirwe tubona ahantu basenga mujye mudusengera mwiriwe yemwe bantu uraho neza di mwiriwe ni karibu sha mukomere cyane tambuka rwose ndabona murimo murajonjora ibishyimbo turi hano turimo turatunganya ariko nyine nk'umuntu weranja nanjye mfata hano ku gatebe nyine yakurura aka gatafari rwose nanjye mbe mbafasha ndabona burya mu gifaransa abambe mu kinyarwanda kera bajyaga bavuga bati ariko ntugire ntunyumve nabi ntabwo nzi igifaransa n'ikinyarwanda gusa ntunyumve nabi baravuga bati intebe y'imbwa irayigenda you are speaking English ngiye se ndimbwa ngiye ntago ndimbwa aya nabanje kukwisaba ndakubwira nti rwose ntunyumve nabi ubu ushatse kuvuga ngo ngiye ndimbwa none wowe twakuzaniye itafari nawe ubundi burya intebe y'imbwa ni amabuno yayo mwagabo mwe rero mureke mbabwire n'abagore muri mu ngo zanyu nimureke kunsuzugwa ngiye bishobora kugenda gutyo biyo narinje kubabwira simbi babwire bigahita bipfa cyangwa niba ibishyimbo byanyu nkahita mbereka nkigendera ngo korona igeze he korona se n'agapfukamunwa nabi ntabwo nabonye ko babanza wambara korona igeze muri feruje yo ku Kinyoni banza wambara agapfukamunwa neza agapfukamunwa na madamu wakambaye nabi atambaye ku zuru no ku munwa nimureke mbabwire rero umuntu w'igikara n'uw'inzobe iyo bahuye uw'igikara wenda arwaye korona sibyo kubera ko wowe aba ari igikara aba atagaragara neza ntabwo korona we ipfa imugumamo ariko ntabwo ijya imuvamo ngo yanduza abandi ugira inkuru ugatinda kugusha ku musumari tubwira inkuru ikugenza ariko hari ikintu nibaza numva korona bavuga ngo ni ikirwayi muri buriya gipima ibiro bingahe umvaze korona sha ntabwo igondora ngo ibipimo niyo mpamvu nsigaye mbona mwirwa mu rugo mumeze nk'aho muri intebe zo mu nzu muri iki gihe nawe tumenyereye kwibera mu rugo hariya rero hari ikintu nabonye mw'iyi minsi imbeba zo mu nzu nazo zisigaye zarahuritse ariko sha mbere urumva nyine umva ukuntu ibintu bimeze mbere korona itari yaza ababyeyi babaga bagiye mu kazi basigiye abakozi babo nyine ibintu byo guteka mu rugo none abakozi ntibabyiteho imbeba zikabirya none ba nyirabuja abasigaye babyitaho ushatse kuvuga ngo imbeba zo mu nzu zisigaye zarabuze ibyo zirya kandi ubwabyo urumva hariho n'abantu baba bari mu rugo nabo baba bameze nk'imbeba nabo babuze ibyo barya ayo niyo makuru akugenza niyo nkuru utuzaniye icy'ingenzi rero ngewe urumva ntabwo ari ibyo ngibyo byari binzanye ariko ibi bishyimbo byanyu ndabona binaryoshye ikintu cyari kizanye mwa babyeyi tubwire rwose muzi yuko ntabwo nabivuga nicaye ngo bishoboke mu minsi iri imbere ndi kumwe n'abagenzi hariya ku muhanda turimo turaganira tugiye kubona tubona umukobwa wanyu bagenda binirishwaho atwinyishwaho bikaraga nkabona amagera ngo agera ngo acira ngo cyuzuzo yacu umva acira hirya no hino umva ntago beshya agenda yikaraga nkaho urumva ubwo rero umukobwa wanyu hari umusore wamuteye inda aratwite cyangwa ni wowe sha niyo mpamvu wanze kubivuga wicaye sha hari umuhanuzi wamanura arambwira mu muryango we wacu sibyo dutera inda kuri Noheli gusa ntabwo tuba dutera inda mu minsi isanzwe ntabwo ni yanjye uwo muhungu wamuteye inda sibyo yamuteye inda none ubwo ngubwo nimutabikurikirana hakika ntabwo azabibabwira iki twebwe Cyuzuzo yari asanzwe twisanzwe akatubwira ibintu byose akasigaye tunyuraho yiciraguzwa n'ibiki ngo n'imineke yaramunaniye n'ibiki ubwo ngubwo rero Cyuzuzo birashoboka
ushaka kuzishana nimubona umukobwa yabyaye ntimuzavuge ngo nayanjye. Umva rero banza umutega amatwi. Umva mureke mbibabwire neza. ariko ngiye nkataga umuntu wanyu aratwite. Umva kandi twebwe turabizi neza. Wewe nimushaka namwe muzabimaze kandi muzabibona. Ngiye gukora ubushakashatsi ariko ndamutse nsanze umubeshye nakurahira burakeba njyewe aratwite nakurahira burakeba. Cyuzu Cyuzu ngwino nkubwire ma nikoye ba wicaye ahangaha tuganireho gatoya. Ako mama ubundi kino ntibisa nabi. Intebe se ngaho shyiraho uyu mwenda wanjye yicareho nta kibazo tuganire. Ndashaka kuganira nawe. Mama nganiriza nta kibazo. Amakuru se mu busanzwe? Amakuru ni meza. Numvaga wiriwe neza. Niriwe neza nta kibazo ma. Nta kibazo ufite? Nta kibazo. None se mwana wanjye amakuru numvise yaba ari impamo. Numvise bambwira ngo uratwite byaba ari cyo. Inde ngiye Cyuzuzo? Nusu ubwo ntite ndande mama kuko utandenganya. Ubwo se barakubeshyera? Mama barambeshyera rwose wowe kubiza imperutse kuva hano ryari. Ntusonda basi nabona ari nkwe mu mazi. Oya ntabwo nabyemera. Umuntu wabitubwiye afite gihamya mwana we. Ntabwo yakwifata ngo akubeshyere akuhimbira ibintu bitari byo abirema bizana bishyira. Oya rwose mama ubundi abantu biranga babaye. Ubu se umuntu aragenda akifata akabunza umunwa ngo ndatwite zo ntwite indayandi. Ubu barakubeshyera? Ngiye barambeshyera rwose. Ibyo bavuga biba ari ukuri babivuga biba ari ukuri mwana wanjye kuko wambwiza ukuri bibaye ari byo koko. Ko umuntu wenda yashaka n'uwo muhungu wayiguteye tukareba ukuntu twabumvikanisha byibura akazagutwara mwana wawe. Mama rero mubwiza ukuri ndeke kubeshya. Kwa gatatu cyagiye wabonye ntabwiza. Burya rero nari nakubeshye ngo nagiye gusura umukobwa w'inshuti yanjye. Ntago ariho nari nagiye. Nari nagiye gusura umuhungu witwa Elisa dukundana. Bityo rero nyine aranshuka dukora ibidakorwa. Rero iyo ndababa bari kuvuga mfite umva naho ngo nayikuye rwose man ndayifite. Ndayifite uratwite mwana wawe? Ndafite kandi nyuma nuko byihanganira nabwo ntago wambwira ngo kuyikuramo ngo mbikwemere ntago biba nzayibyara nkuko abandi babyara. Mama ndakwita rwose. Narandi papa naye rwose ndamutinya ndakwinginze ntuze. Ari wanje ariko mwiriwera. Mwiriwe neza. Reka mbanze ngo kanigendere rwose. Ngaho igendere mwana igendere sinabona uko nabikora. Ego Cyuzu. Ese ujye utancurusha ariko abana w'ubu mwabaye mutera. Enda sha wasuguragiye sha nikoye. Cyuzuzo se ariko Cyuzuzo asigaye yarabaye atera. Aya mazi se urakoze no kutuzanira amazi. Buriya rero hari ibintu byanananye muri iyi minsi ngiye nshaka kuzarwanya. Haranga abagabo ngo ntitwavoma twabuzwa n'iki. Reka jya umvomera umfashe. Neze urugo rwacu se tuba turi kubaka. Cyari. Ahubwo kumubwira. Ejo bundi. Ejo nzirirwa hano. Ejo ninjye uzateka. Hanyuma se Cyuzuzo mwe muri muganira ibiki. Umva rero nkubwire rwose. Ise wa Cyuzuzo. Inkuru wa mugabo yatubwiraga ibaye impamo. Akagenda. Murahita. Umwana aranyemereye ngo aratwitira. Cyuzuzo wawe uriye uzi. None se umuntu uza uwamuteye iyo nda muramuzi? Ndumiwe nanjye sinzi uko amumbwiye nta nubwo nanamumenya keretse umwihamagariye. Umuntu uza turamubona gute? Umwana yamuhamagara buriya wabwira umwana akamushukashuka. None se washatse ukuntu ugira Cyuzuzo akagaruka tukaganira tukaba twahamagara uwo muntu tugafata imyanzuro nkareba nzamumushyingira bakampa inka niba azamujyanira ubuntu cyangwa niba se tuzamwohereza harya haruguru. Ubwo urumva wamumushyingira ku ngufu ku mbaraga none aba yatamushaka ari bimwe by'ubukubaganyi atamushaka se ubwo se yaba yaramubonye bwa mbere nta bushake amufite kandi bajya bavuga ngo abana bo ngo bafite ngo ubushyuhe. Ubwo se urumva wowe wavuga iby'abana ngo yaramubonye bwa mbere ukavuga ngo yamubonye se
reka muhamagare mumpamagarire ya Cyuzu mumpamagarire Cyuzu yewe ngwino witabe soma ngwino witabe so niko shaka Cyuzu ya baba mukobwa wanjye niko Cyuzu mbwira sha bawicariye aho ngaho gakira icaho ngaho mbwira ukuntu rwose ngo watangiye gukora ibintu by'abantu bakuru warakuze sha mbwira ukuntu wakuze sha njyewe ndabaye naye ntabipanga gusa umenye ko ntwite ndagushyingira rero uramushyingira nde wa mugabo urantingira nde none se wagiye nese basi namukubwiye kugira ubwo urantingira bagiye kuyigutera se ni igiti cyayiguteye ni umuyaga waba warahuye na serwakira ikayigutera sha uramushyingira abanza ubwira umwana wenda ahamagara uwo muntu noneho rero ibintu ni kabiri twumve ko nawe mpamagarira uwo muntu aze murebe ndebe niba yavamo umuntu w'umugabo cyangwa se yambiramo umukwe muzima atari babandi bubu njya mbona mwigira ukuntu mufite imico ntava mwakuye sibyo cyangwa se nohereza hariya haruguru kuri ribu bagende bamumfashe ubundi ibintu bivemo n'ibyanga mfata imyanzuro nzatekereza papa nkandirageze muhamagara ndebe ko ari buyifate haramabwiye atari no ku murongo wese ubwo ngubwo ko mperutse waragiye ku ishuri nari nzi yuko rwose nzagira abakwe b'abaminisitiri nanjye nkazajya ntemberana n'abandi basaza nkasoma agacupa nezerewe rwose rekera muhamagara uwo mukwe wanjye mbega bubu hano none se basi wakihangana ukaza mu rugo uko ari akantu ushaka kukubwira nta muntu ahari rwose ndi njyenyine ndi mu rugo njyenyine ntabwo nzamubagire ntabwo mba mbitaho ibyo babyeyi ntubimbaze wowe vayo unsura abanze avugane na mugenzi we wiki ntabwo ari ngombwa kuza kukureba ariko wowe vayo ntabwo mu rugo uhayobewe sawa banguka sawa ubwo se wa mugabo uravuga ngo umwana uramushyingira umuntu abaye atamenya uko ababyeyi twagowe noneho koko nzamenya ibi ngibi nzabigenza gute ibyo nyine n'iby'abandi bose mwiriwe neza amakuru neza tuzuha mugenzi wawe se gatebe yicare Claudi uyu muhungu niko sha komera cyane niko mawuja muraho mwana wawe muraho neza uyu muntu akira sha akira rwose karibu hano iwacu ndabona murimo muratoranya imbuto turimo turatoranya imbuto umuhungu se ihinga ntirizaducike ni byiza ko cyuzu hanyuma se uyu ni wa mushyitsi wari uri kumbwira se uyu ni wa mushyitsi wagombaga kuza kunsura none niko ye sha ni amahirwe tu mbwira rero ubu ngubu rwose ndabona kandi uri umusore w'ibigango nizere ko ugiye kumbera umukwe umukwe byaba byo mu nkingire sha icyo gipangu sha mu nkingire aho ngaho hatagira abantu batwumviriza niko oya ntacyo ubwo hajyamo iby'ubukwe se ibyo kuba naba umukwe ni ngombwa ngo birirwe bakinga nibakinga hatagira abantu batwumviriza hano rero urabona dutuye ku muhanda hatagira abantu batwumviriza noneho umukwe wanyu azaza nijoro se umukwe wacu burya umukwe ni umuntu wubashywe ntora ko ngo wagurukiye ku ntebe ni byiza icara utuze rwose ariko ndashaka kujya mu gashyirahamwe mu kanya icara utuze rwose reka nze umbwire niba ndashaka kujya mu gashyirahamwe mu kanya umbwira niba uraho urakomeye ndameze neza amakuru yawe ni meza kabisa ariko twagize ikibazo giteye uyu mukobwa wacu ngo niwe wamuteye inda umukobwa reka mbabwire tubwire mwana wacu rwose none niko yababwiye niko yambwiye rwose reka nkubwire kandi ndabona nawe uri umusore twarakundanye tumaze gukundana biba ngombwa ko sinavuga ngo ntitwaryamane aho rwose kandi ndabona kandi abana bo ngo bafite ubushyuhe mufite ubushyuhe twararyamanye ariko nyuma yo kuryamana njye nasanze umukobwa atari isugi bisa nk'aho atwite maze gusanga asa nk'aho atwite njye nahise mpagarika urukundo
ndavuga ati ntabwo nakomeza gukundana n'umuntu mbona umeze gutya atari batazamutera inda agahita yishyira ndangije njyewe nahise nigendera kuva icyo gihe ntabwo nongeye kubonana nawe murabona amezi aciyeho ntabwo nongeye kubonana nawe ibyo bintu uzabisobanura umupasiteri yagize gutya ajya mu butayu agiye mu butayu ubwo akaba yari afite umugore ukunda abagabo ubwo agira gutya baratashye atashye asanga umugore wa mbere yaba haje umugabo arakomanga umugore ati ni karibu nimwinjire ubwo umugabo arinjira ku nshuro ya kabiri haza undi mugabo ati uzi n'ikindi zamukara hejuru ujya muri parafu kubera ko ukomeje gutinda wowe n'umugabo wanjye waza gushiduka atuguyeho umugabo agira gutya ahita yurira ajya muri parafu agiye muri parafu ubwo asanga n'undi mugabo ushaka ko baryamana ubwo ahita yicara hasi nawe bararyamana ubwo bakimara kuryamana ati se ati ibi ntibyashoboka ubwo ku nshuro ya gatatu haba haje undi muntu arakomanga ati ubu ni umugabo wanjye ubwo agize amahirwe asanga n'umugabo we koko asanze ari umugabo we atabwira undi ati gira vuba vuba byari munsi y'igitanda ubwo ajya munsi y'igitanda agiye munsi y'igitanda ubwo wa mugabo wakinjira ati reba igihe cyose wahereye uvuga ngo uri pasiteri ngo uri kujya gusenga mu butayu kandi reba abana nta muceri bafite nta kawunga bafite nta gikoma bafite n'amakara yashize ibyo ngibyo uri kuvuga ngo uri pasiteri ibyo ngibyo bizatugeza kuki ibyo se bituma ari iki umugabo atera hejuru ati haleluya ataha hejuru ndahareba umugabo ukomeye nukuri hejuru hari umugabo w'intwari iyo kawunga uvuga uwo muceri agura umugabo azabigura ibibazo byose ufite uyu mugabo uri mu kirere azabigura umugabo uri hano hejuru ndamubona ubwo wa mugabo uri muri parafu nawe ati reka ibyo ntabwo nanjye mbyemeye ibyo byose se nimvigura uri munsi y'igitanda we bizagenda gute nawe ntabwo uribye nawe sawa